Gukorera amafaranga kuri interineti ni ibintu bigenda bifata intera nziza hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ibi bigakorwa mu buryo bwinshi butandukanye. Muri ubwo ngubwo rero harimo na vlogging. Ngiye kwibaza uti se vlogging ni ibiki? Ibyo bintu bikorwa na bande? Ise ni ibiki bisaba? Ibyo nibyo naguteguriye muri iyi nkuru. Ntujye kure nyabuneka kuko ngiye kukubwira iby'iyi business kuva ku mutwe kugeza ku kibuno. Nongeye ko ikaze mwese bahisemo kurikira Kiberinka TV, mwawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, rikamushishikariza gukora aka kanya kugira ngo uzacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Reka duhere noneho ku gisobanuro cya vlog nkuko tubikesha Collins Dictionary.com. Vlog ni uburyo abantu bakoresha bagakora amavideo barangiza bakayashyira kuri interineti bavuga ku bitekerezo byabo, experiences, ahantu bagiye banyura, ubuzima bagiye banyuramo cyangwa banyuzemo mu bihe byashize, cyangwa n'ingendo bagenda bakora cyangwa n'ibyo bakunze kurya. Ibi bintu bikorwa na bande? Ibi bintu byakorwa n'umuntu uwo ari we wese wifitiye icyizere, uzi kuvuga mu rurimi runaka, rwaba urwa gakondo, ngiro nk'ikinyarwanda cyangwa no mu ndimi z'amahanga nk'icyongereza n'igifaransa. Ikindi kandi ukwiye kuba wa muntu uzi kwifata amavideo cyangwa akaba afite n'ubushobozi bwo gushaka umuntu wayamufata. Ikindi akaba afite ubushobozi bwo kweditinga amavideo cyangwa akaba afite ubushobozi bwo gushaka umuntu wajya uyamweditingira akamwishyura. Ikindi kijyanye n'imiterere ya muntu, agomba kuba ari wa muntu witeguye gukora cyane kubera yuko ni ngombwa yuko ukora buri munsi kugira ngo vlog izamuke. Iyo uri umuntu postinga akavideo kamwe ukigendera ukazagaruka umwaka utaha, ntabwo wapfa kuzamuka. Reka noneho twinjire sasa ibikoresho ukeneye kugira ngo utangire iyi vlog yawe. Igikoresho cya mbere ukeneye kamera ndetse na tripod. Gusa mu kingo cya kamera ufite na telefone nziza rwose wayikoresha. Niba ufite telefone nziza rwose hari amafoto cyangwa amavideo wigeze gufata kandi wabonye ukuntu asohoka ari meza, rero ukwiye no gutangira ukabikoresha winjiza amafaranga. Niba wahisemo gukoresha telefone, shaka telefone ihenze byibuze yo hagati y'200 kuzamura. Izo telefone ziba zifite storage ihagije kandi zifite na image igaragara neza. Ikindi kandi noneho niba ufite ubushobozi bwo kugura kamera rero isanzwe, ukwiye kuba wakwita kuri karite kurusha igiciro cy'iyo kamera. Ukwiye kugura rwose kamera witonze. Iyi kamera rero ushobora kuyitereka ku meza cyangwa ukayitereka kuri etajeri. Icyiza ni uko waba ufite tripod uyiterekaho kubera yuko niyo nziza, ituma watereka kamera yawe ahantu hose ushatse kandi ikaza imeze neza kurushaho. Ngendeye ku makuru ngura ku rubuga Alibaba.com, ushobora kubona kamera kuva ku madolari 170 kugeza ku madolari 1000 bitewe n'ubushobozi bwawe ndetse n'ibikorwa wifuza ko kamera yagikora. Ubwo wahitamo bitewe n'amafaranga ufite kandi bitewe na karite ya image uyifuzamo. Ikintu cya kabiri uzakenera ni mikrofone. Mikrofone rero nazo nk'uko na kamera ziri mu bwoko bwinshi butandukanye, ukaba wagura mikro bitewe rwose n'ubushobozi bwawe ndetse n'ubwoko bwa mikro ukeneye. Hari utumikro dutoya tumeze nka ekuteri, hari mikro nini za wireless, hari mikro zifite umugozi, wahitamo rwose bitewe n'ibyo ushaka. Nkuko nanone tubikesha urubuga rwa Alibaba.com, ushobora kubona mikro guhera ku mafaranga ku madolari 18 kugeza ku madolari 40. Gusa utu mikoro duto cyane bakunze gushyira ku mashati two ushobora no kutubona ku madolari 2. Ikintu cya gatatu uzakenera ni urumuri.
gukorera video yawe ahantu hari urumuri rwose ruhagije ni ibintu bituma video yawe igaragara neza. Ibi ngibi wabigeraho wifashishije urumuri rw'izuba kuba ushaka kugaragara neza cyane kurushaho, ukaba wakongeramo n'andi matara genewe gukora video bahari rwose ku masoko. Ushobora kugura ring light, ushobora kugura n'andi matara bakikije kamera, warangiza ukajya imbere yayo rwose ukaba usa neza cyane kandi ntabwo ibiciro byayo biba bikanganye. Uhereye nko kuri ring light ufite inch 8 wayibona ku madolari 25. Iyi ikaba yaragenewe cyane cyane gufata amaselfie. Hakaba n'izindi ring light zo mu bwoko bwa Lumcube cordless ring light mini ushobora kubona ku madolari 120, n'izindi wabona ku madolari 180 ziba zifite inch 18 na 12. Ikindi gikoresho cya kane uzakenera ni mashine ibyiza yaba ari laptop kugira ngo ujye ubona uko uyigendana ahantu hose igihe wateganyije gushutingira hanze. Laptop rero ikintu izagufasha ni ukweditinga video zawe ndetse no kuzibika by'igihe gitoya cyangwa igihe kirekire. Ushobora kubona laptop yawe rero guhera ku 300 kugeza ku 600 ukabona laptop nziza. Ikindi gikoresho uzakenera niba ushaka kuzajya ushutingira hanze kenshi, uzakenera bag yo kuzajya utwaramo ibikoresho byawe. Iyo mashine, iyo kamera bikeneye kugenda ahantu heza bitatuma bimeneka mu buryo bworoshye. Bag yawe nziza nayo wayibona nko ku 20, 25, 40 gutyo. Ikindi gikoresho wakenera ni ekuteri. Uri kweditinga video yawe cyane cyane igihe uri mu rusaku, ukeneye ekuteri kugira ngo wumve neza ibintu uri gukora, wumve neza aho wagiye utegwa mu mvugo, ubundi uhakatinga uhakuremo usigemo ibintu bizima. Numva ari ibyo nabagezaho kuri ubu ngubu. Niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufite kuri iyi nkuru rwose uhawe ikaze, watwandikira hano hasi cyangwa ukaduhamagara kuri iyi nimero ukatugezaho igitekerezo cyawe tukagufasha. Niba wifuza kuba no mu ba vlogger nawe ugatangira kwinjiza amafaranga mu buryo bworoshye kandi bw'igihe kirekire.